Yego nanone tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu kubitambuka kuri Pastor Fanny Official, Mama Mignon Official, Mama Nana Official na The Bros DTV Karindwe. Ndi kumwe na Muvunyi inyuma ya kamera, naho ngewe nitwa City Hunter. Amafufu n'amafaranga bibafubike kandi mwese mugubwe neza nukuri muryoherwe n'ikiganiro mukirangiza. Mama Nana uraho neza? Muraho neza City Hunter. Warabuze. Ndahari nabonetse. Ntabwo duherukanye isi bayanzi. Hari umufana wawe uri muri Amerika, sinzi nimba ajya guhamagara by call. Nawe buriya yaragukumbuye ndamugusuhurije. Ndamusuhuje. Abantu bo kuri Pastor Fanny rero ababwira iki? Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi nejejwe no kongera kubana nabo. Twigeze guhura igihe kimwe, ibintu bibasaba bigenda neza. Yego tugiye kuganira rero ku ngo z'iyi minsi ziri gusenyuka, ariko nanone reka tuze guhera ku rugo abantu bateyeho comment. Babonye umugabo yanganaga gutya, umukobwa ari murebure, batinywa amafaranga akora umuti. Kuba umuntu yishakiye umuntu batareshya mu buryo buri fizika, ngo haba harimo ngo amafaranga. Uretse se hari igitangaza kirimo n'ubwa mbere ibyo bintu bibayeho, ko hari n'ahandi nigeze kubibona. Gusa ni amafaranga yakoze umuti cyangwa ni urukundo? Njyewe nabonye ari urukundo, kuko ababa bafite amafaranga n'abarebare babamo. Gusa uretse ko muri iki gihe nabonye heze amafaranga. Heze amafaranga, ibintu byose ni manguhe, ufite iki ngo twongere, nta rukundo rero marukiriho. Uretse n'abo bagufi n'abarebare, n'abareshya basanzwe bize barangije za universite, arakubwira tufite angahe cyangwa se uhembwa angahe, ukora iki, uvuka he, iwanyu ni bantu ki, ugasanga buri wese arareba imbaraga aho ziherereye. Kuri nta rukundo ruzima rukiriho. Ariko urwo narwita ruzima. Urwo ngurwo se simbizi, ntabwo ndaba mu mitima yabo, ariko hari n'ugukunda rwose. Kuko ndibuka igihe kimwe, uretse uwo mugufi ya sekonzi uwashatse wari uri mu kagari. Ibyo byo birahari henshi. Birahari henshi. Si urukundo se? Yenda muzi washatse umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda, kandi barashyingiranwa bigenda neza. Njyewe mbona nabyita urukundo, kuko rega burya ibintu byose bikorwa n'Imana. Kandi buriya biravuze ngo ikigabo cyose kigomba kugira ikigore cyacyo. Bisobanuye ngo n'uwo mugufi akeneye uwo babana. Imana rero birebe kavuga iti nimuha umugufi cyane ho bazabyara bagufi kurushaho, reka muha umuremure bazabyare barebare. Niko byumva. Imana ikabira bifatanyije. Kandi Imana yafatanyije nawe ushobora kugitandukanya. Inkundo z'inziganano, sinzi nimba mbivuze neza, zo kuri social media, nkahitamura n'umukobwa nkavuga ati we kubera ko isura yawe yacuruza, reka dukore icyo bita content. Dukundane, turajya tubwira abantu ko twashakanye, tubane mu nzu imwe, ubundi dushakisha amafaranga tukameranira n'amabanga yose. Wowe wumva gute izi nkundo, ingaruka zazo cyangwa ibyiza byazo? Bagashakana se imbere y'abantu, ariko mu rugo aho baba batabana. Ni n'umukobwa mwiza, yego, ku isura asigaye acuruza rwose. Isura iracuruza. Isura iracuruza? Nabyo kuri social media cyane. Ntabwo ndi kubisobanukirwa, nsobanura neza. Ubwiza bw'umukobwa ubu buracuruza. Ureba umukobwa mwiza, ugahita uvuga ati Miki na Regis bakoze couple. Niyo couple muri no minsi bari kuvugaho cyane. Nabo ibyabo turaza kubivugaho gatoya kugira ngo uze gutanga inama cyangwa uze gutanga igitekerezo cyawe, ariko twahereye uko bijya bitangira. Urabona uhuye n'umukobwa mwiza, muhuriye ahantu runaka, ni inzobe, tubati gwino tuba abasheri bo kuri social media. Bo kuri social media ariko atari abasheri.
bitangira ari uko nguko, bitangira ari uko ariko bikazarangira bijemo abasheri. Mbese bitangira ari akazi. manguhe win. Urucuruzo rwabaye rwinshi. Niba bacuruza bigakunda bikagenda, iyo sura akayicuruza bikavamo, ahubwo icyo ntekereza nyuma urabona nk'urugero, hari abantu bahurira muri filime, umukobwa n'umusore, bagahuzwa nuko bari gukina filime, umwe akitwa sheri wundi, njye nkitwa sheri wawe, nawe ukitwa sheri wawe, ukitwa wanjye, ukitwa mbese umugabo wanjye muri filime, ariko utari umugabo wanjye, bikarangira n'ubundi mubaye abasheri. Numva ibyo ngibyo ntacyo byaba bitwaye. Iyo ni acting. Twageze muri content biri kuvamo intandaro zo gusenyuka kwa zimwe mu ngo cyangwa gusenyuka k'umuryango nyarwanda. Byo ntibyabura gusenyuka kuko bazana inkundo zo kuri social media, bagakundana, bakaryama mu buriri bumwe, bagakorana ibyo bakorana ariko badakundana, ari ugushaka amafaranga, ariko bakoze ibyo bakora. Bya bintu bakora rero bivamo ingaruka, ugasanga umwe yateye undi inda, ugasanga umwe yateye undi inda, hakavamo no gushwana. Urumva bahita na wa mubano wabo kuri social media urasenyuka, kuko ashaka kumubwira ati reka twakundanye kugira ngo twishakire amafaranga, twishakire uko tubaho, nta rukundo rurimo aho ngaho, ugasanga rurasenyutse nyine ko n'ubundi ntirwigeze rwubakika. None ko biza bikangiza imitima y'abakiri batoya, birayangiza cyane, kuko urumva niba mbikoze ndi umwana w'umukobwa, isura yanjye igatuma nangirika, n'umutima ugeze igihe ukahangirikira. Umutima iyo wangiritse rero, nibyo nakubwiye, ejo hanjye hazaza ni ukuvuga ngo ejo hanjye hakangirika, ntacyo nzavamo, ndajya aho mpite mba, nibyo biviramo kukumva ngo kanaka asigaye amasura. Ubuzima bwanjye narabwangije, nakundanye n'umuhungu kuri social media, birangira anyiciye ubuzima, ngahita mvuga ngo ntacyo nkiramira, n'ubundi social media yaranyangije, reka n'ubundi ngende wigire ku masura. Niho ahantu umusanga mu bimasura ahantu hose, ninde wambaye tugeze hari ku masura, ninde wambaye ubusa ni kanaka, kubera ko yamaze gupfa mu bwonko kubera social media. Ikitangaje rero nuko biri gukorwa nanone n'ababyeyi, ibyo byo kumasura. Nk'uwitwa Muyango, ababyeyi bagenzi be bamuteye amabuye, baravuga ati reka ntago byari bikwiriye yuko umubyeyi ajya mu kabari akabyina kugeza aho yerekana umwenda we w'imbere. Njye nabonye ari agakariso k'umweru, sinzi ngo k'agasitiringi, niko nanjye numvise. Ibya sitiringi nabyo ubundi cy'ababyeyi tubereyeho, ari nabyo nashaka kubwira abadukurikiye. Iyo ubonye umwana w'umukobwa yatangiye nk'ibyo ngibyo, ntabwo umutera amabuye, uramuhamagara ukamwicaza ukamuganiriza, ukamwereka urukundo. Cyagiye abonye ko hari uri kumuvuga neza, ashaka no gushyira ubwenge kugira akavuga ati mbonye unshira akari urutega, reka mpindure imyitwarire. Nkamubwira nti nubwo wagiye kuri social media wenda baragushutse, koko banshutse ku isura yanjye izana amafaranga, birangira mpononekariye, ariko haracyari igihe cyo guhinduka, nkaba umukobwa mwiza, nkitwara neza, ibyahise bikarangira. Amateka agasa ntabwo yibagirana, ariko asa n'atambutse, ku buryo n'ejo bundi ushobora kumubona atambutse, ukavuga uti rwo sura si wa mukobwa nigeze kubona, gikaba wanambaza ngo nicyagiye rero buriya wambonye ubu byarahindutse, sinkiri wa wundi, kuko byo ntibyabura. Ati navutse ubwa kabiri, narahindutse. Ahindutse kubera iki? Kubera ba babyeyi bazima bafite umutima bamuganirije bakamwegera. Ntabwo ari kimwe n'abamutera amabuye. Usange muri comment baravuze ati tu indaya, tu imbeshu, umumansuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo abonye umuganiriza birashira. Hanyuma rero ikintu cyateye cya puranka
waba ufite umugabo wawe Papa Nana ukamubwira ati rero Papa Nana ahantu nabonye ho gushakira ni kuri social media bya bindi by'amasura ati mfite isura nziza kandi nawe uri bogara wino tujye dukora prank mbo ugatangira ukora intro bango hello guys and friend and family ati uyu munsi Papa Nana ihangane nyine ati uyu munsi tugiye ngiye kumukora akantu bigende gutya na gutya nyine akakubeshya yuko ukamubeshya ati ngiye guhamagara undi muntu mubeshye ko ari umugabo wanjye. Ibi bintu by'amapranka cyane cyane nabonye no mu bakristo byarahageze kandi nawe uri umukristo byari bikwiye cyangwa mbere ya byose ntarajya ku kindi umukristo ukina pranka nta mukristo urimo kandi abari gushaka amafaranga ushaka amafaranga mu mafute se bundi nta bundi buryo twashaka amafaranga Imana ikayaduha tutagiye muri ibyo bya pranka. Ese hamwe mbeshye umugabo wanjye gutyo nkamukina pranka bikarangira bibaye impamo. Niba ubyibuka neza hari pranka ni pranka hari pranka bakiniye ntuze Seburikoko birangira ashwanye n'umugore birakomera Seburikoko we ntuze Papa Sava sara umugore agira yari nabyita muri filime muri ya filime yari arimo aratanga inyigisho nk'uko natwe turi kuzitanga. Pranka ntabwo ari ikintu cyiza kuko ashobora gukina pranka umuntu nkasanga wa muntu nta tolerance ajya agira mu buzima bwe nta tolerance agira ugasanga ndarwisenyeye. Kandi koko gukina pranka umuntu nkajya kuri social media nkerekana ko ngiye guteretana n'undi mugabo n'ubundi mu mutwe wanjye biba bisanzwe birimo. Ntago prank ari nziza no. Dushaka amafaranga mu bundi buryo tujyaho tubwira abantu twubaka ingo nk'ibisanzwe nkuko ujyaho tukagira inama abantu bakaduhamagara kuri telefone ati inama zanyu zaranyubatse ariko ibintu bya prank no gushakira amafaranga ahantu nkaho ntabwo ari byiza. Noneho umukirisitu umuntu usenga Imana akina prank n'umugabo wati ngewe wanjye ntiyanabikunda byongera urukundo niko bavuga. Nta rukundo mbonye muri prank. Wari uzi ko nabira byo gukora surprise umuntu hari uwo bibabaza nawe ntago aba ari umuntu hari uwo bibabaza hari uwo bibabaza. Hari umugabo nzi bakoreye surprise yagize anniversaire bamumenaho amazi afite telefone nziza y'ibihumbi 300 mu mufuka bayimenamo amazi ihita ipfa. Ararakara ababwira ati njye nigeze mbasaba ko nkora surprise usi telefone yanjye murajya kuyikoresha. Umugore aratakamba asaba imbabazi bibi by'ubusa arambwira ati giye imikino nk'iyo sinyikunda. Umugabo arakomeza ararakara yababajwe na telefone y'ibihumbi 300 bamumennye. Basi se umugore yanze akamuteguza nk'umugabo we wenda akamucunga iyo telefone akabanza akayikuramo akabona kumukora izo surprise. Ni byiza ariko nanone hari abo bibangamira muri sosiyete nyarwanda. Bwa buzima bw'ubwiganano nyine bwo kubaho abantu bigana agahita batubwo naka abikora natwe reka tuzabikore. Hari n'abantu bababazwa nuko abandi babayeho yabona umugore n'umugabo basohotse ku mazi. Hari couple yasohotse ku mazi ya Annette Murava na Bishop abantu bakabikunda. Hakabaho n'umuntu urara udasinzira bati umugabo wanjye ni idage natanga keye yagiye yanjyana cyangwa nawe akaza tugakina prank. Ni iki wabwira umuntu ugira umutima wo kumva ashaka kuba mu buzima bw'abandi nk'ibyo byose twabati birabakora nibyo byiza? Ibyo twagiye tubivuga cyane muri za nyigisho tuvuga z'abubatsi ngo kirazira kubaka urugo nk'uko mugenzi wawe rwubatse cyane ko mu mufuka wawe City Hunter no mu mufuka wa Muvunyi nihangana. Mushobora kubona Umuvunyi ashobora kuba yakoze ikiraka cy'amafaranga menshi akishyura abana amashuri ibintu byose bikarangira agasanga yasaguye akavuga ati reka nsohokane umudamu wanjye mujyane ku mazi. We City Hunter wajya mu kiraka ugasanga ahubwo biri muri mwe ukeneye n'ayandi yo kongeraho. Ngewe madamu wawe nakureba nakubona nabona ko Muvunyi asohokanye umudamu we nkavuga ngo kuki giye wanjye atansohokana ugasanga urugo rusenyutse kubera iyo mpamvu. Ntabwo ngomba kubakira kuri kanaka yasohotse afite impamvu zatumye asohoka. Erega wenda bafite n'ibibazo mu ngo zabo kuko hari abantu bagira ibibazo mu rugo kugira ngo umugore abashe kukumva
ahubwo tureka musohokane mujyane ahantu muhuze murangaze mu mutwe kugira ikindi kizamo abashe kunyumva kandi wenda urwacu nta kibazo rufite ndigana kanaka ko yasohokanye umugore kubera iki buri muntu wese niyubaka urugo rwe uko abyumva n'uko abitekereza ye kubakira kuri kanaka yego ya ndumva ari ibyo kabisa abadukurikiye banyurwe nuko babayeho cyane ko bari abantu tubona benshi mubona kuri social media turanabafilima hari igihe bifotoreza ku biryo by'abandi batari bunabirye ubundi nabo bagakorera amafaranga bugacya mu gitondo kuri murasikaze nkifotoreza ku biryo byiza ntari bubirye nateramo ikiganza bakankubita niko yabimeze akanifotoreza ku nzoga nziza atari buri buyinywe abantu bababona bakubata abantu bagezeyo ibyo ni ukubeshya ubwonko baryohewe ubona ari iyihe mpamvu abantu bashwana barangiza bakandagazanya ngewe kera ndi umwana ndibuka nari mutoya mfite nk'imyaka 6-7 hari umukobwa w'iwacu yigeze gushwana n'undi musore bari bafitanye ubukwe muri iyo minsi utekereze ko akunda abana nyine bicara bakumva inkuru bakanakurikira amakuru muri iyo minsi rero muri iyo myaka nubwo yari 6 hagati y'6 nge nari nciye ubwenge nashoboraga nko kuganiriza abantu nategwa nta n'ikintu wenda umuntu afite kindi atinya ibyo narabikurikiye hanyuma umukobwa aserereza umusore ati n'ubundi nari nshatse ahantu habi ahantu turya udusoya baryaga ubusoya ibyo bita ikimemete soya mbisi ni ikibuti mwe ni ikibuti twe tukita ikimemete soya mbisi ukayisekura ukayikoramo isosi bo baryaga ubusoya bwa bundi bwumye nyine basyaga n'ingasire batanabonye icyuma cyo kuzisya ati nari nshatse ahantu habi barasererezanya nyine icyo gihe ibintu byabaye saga nini umusore anarwara indege singe wahera reka nkwibariza ikintu ni iyihe mpamvu rero ubona abantu batangira imishinga y'urukundo hanyuma bamwe nibanabimenya ariko bashwana abantu benshi bakabimenya bagasererezanya igihe cyo mbonaho cyo ntabwo hagati yabo baba bakundanaga kandi bitana bashushushe binyuze no muri za prank zo prank ni prank nyine ni views bashaka iyo ukunda umuntu byanyabyo nyuma akakwanga cyangwa se mukangana umwe muri mwe akanga undi niba unyanzege nagukundaga by'ukuri nagukundaga nta n'umwanya nabona wo kujya kugusebya nigira mu kababaro n'agahinda k'uburyo wanyanze nkagenda nkapfira hariya nkakwihorera kuko niba ngukunda by'ukuri nkunda kubivuga ntabwo numva ikintu na kimwe cyatuma urukundo rwanjye nawe byangirika nubwo wowe unyanze ukanyanga ariko jye nagukundaga ndakure kugende n'ikibi nkwifuriza njye naguha urugero njye nkunda gutanga ingero z'ibyambayeho nakunze nkiri umwana igihe kiragera uwo nakunze ntitwabanye bitewe n'imiryango ariko ntabwo nigeze musebya yaragiye yishakira undi mugore mbaho ngaho ngiye murerera umwana we namubyariye na n'uyu munsi kubera ko nta kibi nigeze mwifuriza n'uyu munsi turavugana kandi nubatse urwanjye nawe yubatse urwe ntabwo nigeze musebya cyangwa nawe ngo asebye nuko icyo gihe twakundana no mu birori by'umwana wanyu cyane rwose niyo dukoze ubukwe cyane yaraje nashyingije umukobwa we yaraje ataha ubukwe yambara ingofero nk'umubyeyi kandi afite urugo rwe bivuze ngo iyo mukundana bya nyabyo nta gusebanya kubamo icyo gihe mwubaka n'indangagaciro naho bari abasebanya akajya ku nkoranyambaga ntabwo baba bakundanaga mugane ni amaviyuzi na prank uwitwa Miki yagiye kwa Emile naravuga ati ngewe nari mfite umusore twakundanaga ati ni umugirigiri abandi arabihina aravuga ati hari igihe rega umuntu akundana n'imbobo baramubaza bati atariko uwo wasize ameze neza ati yewe ntibazarambana Miki rero yishakiraga amafaranga yakundanye na Regis ayo makuru narayumvise yakundanye na Regis barakundana ariko barabeshyanaga kuko reka mubwire uburyo
babeshyanaga yari puranka ntabwo batukana bigeze hariya n'ubundi puranka kiba ari ikinyoma arangije ngo abone uwitwa Anka Promota ubwo rero ahubwo dore ikibazo cy'uyu mukobwa azabura intama n'ibyuma aha ngaho nibereye mbivuze ndi kuri kamera naga ntibazabana kubera kuko umusore muzima ntabwo wasebya mugenzi we ngo we nawe atekereza akavuga ati ariko uyu mukobwa usebeje umusore babanje akaba amuhinduye imbo bakamvuga urabona ibi bintu bizavamo agashyira ubwenge kugira akabushungura bikazarangira amubwira ati yewe ntabwo nawe nanjye tugikomezanyije ngo ibi mbivuze ahantu umubyeyi muzaba mumbwira amaherezo yabyo nuko bimeze ni nk'uko umusore wese ujya gukunda umukobwa akaza asebya uwo babanaga njye ntabwo waza usebya uwo mwakundanaga ngo ujye mbe ngikundanye nawe utambona ko ufite icyo ushaka no mu bagabo byarateye uwitwa Kimenyi Yves aherutse kujya kuwo bita Keza Teresiki aramubwira ati muyango wanjye andyamisha inyuma ku meza ya gatatu ku cy'umugabo wese iyo agiye kwishakira undi mugore agenda asebya uwo babana akabone naho yaba ari mwiza kame mu muyango ni mwiza ni ukugira ngo bamugirire impuhwe yumve ko yagowe bamwakire ariko nabyo si byo birashoboka ko wagira irari ugaheheta undi mugore hirya kirazira kugenda ubwira umugore we hirya usanze ngo umubwire uburyo umugore wawe wateyemo oya ntabwo ari byo rwose birashoboka rwose ko abagabo benshi niko bateye ariko iyo si umuco niba wahehese umugore hirya muhehete ku giti cyawe ngo utariko narakwikundiye wakuzanamo umugore wawe mu bantu ntabwo ari byiza none se akubajije ngo ubundi kuje umugore wawe wamuburanye iki hari ababibaza se ubwo cyane buriya ndazi inyuma ngo amata ngo yanyimye amata ati umugore buriya nashatse ntanyubaha aransuzugura ndashaka ko ndishakira undi uzajya anyubaha wenda nabyo byashoboka ariko numva atakogombye kwimena inda ngo avane ibibera iwe mu nzu abishyire undi muntu oya nagenda aterete nibamwemerera avuga ati ngize amahirwe mbonye aho kuruhukira kuko birashoboka hari abagabo benshi aho ntangiriye bino biganiro byo kuri social media hari abagabo benshi twagiye tuganira akambwira tubona umugore wanjye yaranyobeye ateye gutya na gutya ati ninjira mu rugo agatangira kunsopa mu mifuka cyangwa akambwira ngo ko ntacyo nzanye ubwo nguwo iyo bimaze kumunanira akajya hanze akajya kwishakira abandi aragenda ariko ntabwo yakwiye kugenda avuga ngo umugore wanjye gutya hari n'uwo bafungira amazi n'umuriro ku meza ya gatatu bati nimba nta mafaranga wazanye nta kintu nzongera kugupangira birashoboka nabyo barabikora ubwo uwo mugabo rero nyine nibwo agenda akajya hanze akavuga ati umugore wanjye yaranyobeye nta kintu akimbwira yafungiye umuriro n'amazi wenda uwo nguwo hako nanone sinamushyigikira ngo mvuge ngo kuki wabikoze gutyo none se uwakoze neza ni uwitwa Bishop Gafaranga ku makuru dukurikirana ngo nuko we bamwimye akavuga ati sindi bujya ahandi ndibuze guhatiriza ndamukubita me ku ngufu oya ntago tuzi nimba yaramukubise avuze ngo sindi bujya ahandi ndamubwira ku ngufu wa mugani ni cyo ribu y'isi hohotera rikorerwa rishingiye ku gitsina umugabo baramufunga none umugore uba ari kurira mana yanjye impamvu ari kurira ni uko azi ko ari we nyirabayazana w'ikibazo kandi baramuhohotera ntabwo bamuhohoteye Gafaranga ikosa yakoze ni uko yashatse gufata ku ngufu kandi yarakoye
kuba warakoye no gufata kuko ni kimwe no gufata ku ngufu ni ikindi. Ubundi niba umugore umubwiye ngo mujye ku meza ya gatatu akaguhakanira, banza ushaka impamvu aguhakaniye, muganire muri disipurine. Kandi reka nkubwire siti uganirije umudamu ukavuga se madamu wanjye kuki wanze habaye iki, sheri wanjye nkunda madamu wanjye, ni ukuri ya mitomo muteye ntumenya n'igihe yemereye. Ahubwo dore defo y'abagabo b'iyi minsi ya none, agenda afite amahane, naragukoye se nyine zanasi, urabona ibyo wigira ko gafaranga n'umugabo usobanutse we nicyo niyaye kubikora. Umugabo usobanutse bisobanura iki? Amagambo meza yabwiraga abantu bo kuri social media. Ashaka kuvuga amagambo meza hanze ariko mu rugo ntayavuge. C'est vrai. Hari abagabo benshi afite umutima mwiza hanze, afite urukundo n'ubusabane mu bantu hanze, yagera mu rugo akaba intare. Yego. Kandi gafaranga niwe turiho, we yajyanaga umugore we ku mazi. None se kumujyana ku mazi bisobanura iki? Uzi ko hari umugabo ugutera ingumi mu buriri n'imigeri akaguhemba kugusohokana, akaguhemba kukuzanira igitenge cyiza, akaguhemba kukujyana kukugurira ifi, kugira ngo yereke abantu yuko mubanye neza, kandi mu rugo nta mubano uhari. Ni izihe tekinike eshatu umugabo yakoresha umugore yamwimye kugira ngo uyu mugabo ribi itazaza kumutwara? Siti hata nawe tekinike ya mbere ni ukumubwira neza. Ubundi reka mbabwire, niba hari ikintu cyoroha cya mbere kibaho n'umugore, taha niba uzi neza ko ushaka kujya ku meza, nushaka utahana udusambusa tubiri twonyine, uze winjira utumubwishe umugore mwiza. Niba hari ikintu kinezeza umugore cya mbere ni ukumubwira ngo uri mwiza. Ibyo barabikunda. Icya kabiri ni ukumubwira ngo ndagukunda madamu wanjye. Noneho si ubwiza urasa na biki. Usiko niyo utakarabye usa neza, niyo yaba yuzuye imbyiro mu gahanga, ngo iyo madamu wanjye niyo utakarabye uba uri mwiza. Nkuzaniye utuntu ukatumuhereza, ugatangira kumuhanagura za mbyiro, umutwara mutagiye no ku meza. Ariko umugabo uza akazana igitugu, nanjye nta kintu nakubwira. Kandi rega na Bibiliya yarabivuze, siti hanturi umukristo, yavuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Ushobora no gusanga mfite umushiha, wenda kare wamamagaye turashwana, cyangwa se wasohotse mu rugo dutonganye, mu gutaha utangira kumpamagara ukiri ku muhanda, madamu wanjye nkunda, ndagukunda. Yego. Bya bindi byose twavuganye kare mbisigaho, ndagukunda, uri mwiza, undutira bose, uri igitangaza. Mbese ukamutera ya mitoma nk'ayo Adamu yateye Eva mu ngobyi ya Edeni. Uri mwiza, ndagukunda mugore mwiza. Usa na biki? Usa na biki. Niwe nahisemo mu bagore bose. Niyo wagiye umukubise urushyi ntabwo aba akibyibuka. Timazi yateke. Yamba umukobwa jana mwiza, uri ikibasumba. N'abagabo basigaye bafunga amazi n'umuriro mamana. Uriho abagabo ni nabo bayafunga nabi nuko utabizi. Umugore we yakora iki kugira ngo atazicwa na depression? Ikintu namaze kubona, umugore wamuguyaguya bikemera, ariko kugira ngo uzaguyaguye umugabo wakunaniye wamaze kugukatira ku meza ya gatatu biragoye. Abagore turi inzabya zoroshye, nibyo Bibiliya yavuze. Umugabo utangira kumubwira ngo ndagukunda, uramaze, kubera ko mu mutwe we yamaze kwangirika. Iyo umugabo ageze ubwo agufungira ku meza ya gatatu, yumva atagikeneye kuhura nawe, aba afite impamvu yabimuteye, rimwe na rimwe ntanayikubwire. Buriya niba hari abantu baremanywe amagambo menshi ni abagore. Ushobora kugira amagambo menshi, muri kwa kugira amagambo menshi nkakubwiriramwo n'icyo twapfuye, bigatuma wowe wikosora ukavuga uti kumbe n'iki twapfaga. Ariko umugabo kugira ngo azapfe kukubwira icyo mwapfuye ni gake cyane. Hari nk'umugabo ushobora kuza akakusangana n'undi mugabo muri kuganira, agafuha ntakwereke ko yafuye, agahita ajya mu gitanda akajya kuryama. Waza kumuhamagara uti karibu ku meza, ati nta biryo nshaka. Urumva umugabo akubwiye ngo nta biryo nshaka,
no kuryamana nawe ni ikibazo gikomeye. Uhita ujya kuryamana nawe wibungesereye wigengesereye ngo udakoma rutendere. Cyane cyane na wa muco w'ikinyarwanda w'abagore udashobora kuvuga ngo reka njye kwinginga umugabo tujye ku meza ya gatatu. Ubwo niba gufungiye umuriro n'amazi uratuza ukazategereza igihe uburakari buzashirira. Mu gihe twebwe abagore wowe umukuyakuye uko ushoboye kugira ngo ureke ibintu bigenda neza. Njyewe ndumva inama nagira uwo mugore ni ugutuza akajyamo akamwicisha kumubwira neza no kumukorera utuntu twiza gusa akituriza agategereza igihe uburakari bwe buzashirira. Erega nk'uko bivuga ko umugabo agereranywa n'Imana, n'Imana nyine akora icyo ashaka mu gihe ashaka. Niyo mpamvu ugomba kumutwara gake ukamenya yarakajwe n'iki, ese ninjye byaturutseho. Nagira amahirwe namenye icyo ko ari igihe byaturutseho, nkashaka uko mwurura n'ukuntu umucira bugufi nkamusaba imbabazi. Gusa ikintu nabonye cy'umugabo iyo umucire bugufi ukamusaba imbabazi, mugabo mwiza mbabarira nagukoshereje ukemera kwishyiraho n'amakosa. Ariko nanone n'abagore bake bemera kwishyiraho amakosa, ukemera kwishyiraho amakosa mugabo wanjye mbabarira nakosheje. Icyo gihe aragaruka akaba yanakubwira icyo yapfuye. Tinya ko umugabo ashobora no kuva mu kazi uburakara bukuye mu kazi, umujinya akaza kuba ari wowe wawutura. Ariko kuri umugore w'umunyabwenge uzi ubwenge ukagenda umutwara gake gake bikazarangira akubwira ikibazo yahuye nacyo. Ntibivuga rero ngo numubona utangire uvuge ngo ariko nkawe warakajwe n'ibiki, utangire umutura umushiha nawe. Aho ngaho urebye nabi yanagukubita. Ndanje nifite stress nawe uje kunyongerera. Imana iguha umugisha mama Nana. Ikindi rero harabura utuntu tubiri kugira ngo tugane ku musozo. Gusa hari inkuru numvishe ejo bundi irambabaza. Umwarimukazi wayahaye amafaranga umusore ngo bazabane kandi ayo mafaranga yakuye muri umwarimu sako agujije. Hari uburyo abasore aza akakubwira akanafotora inzu itari akakubwira ati reba ahantu igeze nawe shyiraho amarangi. Hari abakobwa bariye amamiliyoni nimba banyumva bihangana, ariko uyu mwarimukazi we arababaje. Bukeye mu gitondo azi ko ari we bari bushake ngo abona save the date imutumira. Ubu buhemu buri mu basore bamwe na bamwe nabo banze gukora bahanga amaso kubwa by'abakobwa. Ubu ni ubuhemu bw'indengakamere. Se navuga iki? Umukobwa nyine wamugira iyihe nama uburyo yakitwara muri ibi bihe bitamworoheye? Wari kurega ugata umusore namuha amafaranga ye yishyura umwarimu sako ko gahunda wari bafitanye n'izi gikomeje. None se kuri iki gihe rero no mu rukiko hatsinda ibimenyetso ntabwo hatsinda ukuri. Ngewe inama namugira aramutse afite ibimenyetso bifatika by'uko ayo mafaranga yamuhaye, namurega iyo nzu bakayishyira ku isoko nkishyura umwarimu sako. Kuko urumva niba abantu babizi, urumva hari ababizi ko bari inshuti, hari abazi ko bakundanye, wenda hari nabo yagishije inama. Erega n'amatelefone batelefonananye amwaka ayo mafaranga amubwira imicanga n'amasima. Kode zirahari, cyarakemutse, ikoranabuhanga ryaraje, na historike zirahari za MTN. Urumva ntabwo babivuga cyane, babivuganaga live gusa nta telefone irimo. Njye natanga ibizibiti, ngatanga ibimenyetso, nkamurega, ntagire ikindi amfasha, yishyure sako gusa. Kuko urumva ntabwo yagiye kumuha amafaranga yo kubaka inzu nta bindi yamutakajeho, yishyura iyo sako. None se niba nawe urabizi City Hunter, nawe warigishije urabizi amafaranga y'abarimu nangashye, no kwireba kwishyura ideni utariye. Kabiri, inzu usa naho wiyubakiye ikabamwo n'undi mugore. Ubwo yaramubeshye nyine, yamubeshye urukundo adafite. Namwishyurira ideni rya sako areka amanyanga nk'ayo ngayo. Naho bitabaye ibyo ni ukuri Imana ireba hiherereye izamuhana.
kuri Bibiliya bivuga. naho se abakobwa bahonga abasora amafaranga ngo babashake kandi bareze. Ubwo nyine urihombera, ni nka wa diaspora njya numva azakamukubita miliyoni 5 ngo bakore ubukwe, umusore mu kanya agahita amutegana indege akigendera. Ese umukobwa ujya guhonga umusore ubundi amuhonga mu buhe buryo? Hari n'abitangira inkwano ngo ndongora nzitunga. Ubwo nyine nakomeze yitunge. Batamurongoye. Yitunge nyine yimenye n'umusada yarawutanze. Inama nabagira nibareke guhubuka. Kuvuga ngo nditangira inkwano. Ese nditangira inkwano kubera icyo ubundi ngomba kuyitangira? Niba ari ubuntu n'ubundi ko ari ubuntu, twabanye ko ariho ubuntu buziturwa. Yego. Ntiriwe ntanga ayo mafaranga. Cyetse wenda niba ari kugira ngo umukobwa atayerekane iwabo ko yakowe, yabihishe iwabo. Ariko nabyo iyo wahishe nta kintu na kimwe kitajya habona. Ejo bundi murashwana. Abagore buriye. Ikintu nshaka kukubwira cy'abagore. Abagore. Umugore ni umwana mwiza, kandi nanone ni umwana mubi. Umugore araza, ntiyumva ko yikoye, kandi umugore wikoye n'urugo rwe burya ntabwo rwubakika neza. Ararugeramo, anitunge, anaba umuyobozi, anakugaburire, umanike akaguru ku kandi akugaburire, mubyara umwana akugaburire, mwubake inzu akugaburire, ibintu byose akwiteho. Umunsi azaguhinduka akihorera, uzavuga uti si umugore nashatse none ahoza akantu. Naguha urugero. Shatse umugabo, ndi imfubyi n'urugero. Tubyaranye abana 3 b'inkurikirane cyangwa 4 5. Umugabo agucuze bufuni na buhoro. Uracuruje izo nyanya n'ayo mandazi n'ubuki, witungiye abana. Umugabo aritahira igihe ashakiye wamwihoreye. Shana nibishaka bizaba imyaka 10-15. Umunsi b'abana bazamara gukura nawe ukigwa mu ziko, umugore azakwereka ko burya bya bindi byose amukuraga yagiye abibika abizura gushyirira harakubwira ati mereye rero kirya gihe kugeza uyu munota ntabwo kiri umugabo wanjye. Niba ngombwa guterure n'ibyo mwari mumaze kugeraho byose, agusiga uri mayibobo yigendere, kuko n'ubundi yagusanze uri mayibobo. Arakuzamura, ugahora ugeretse akaguru kandi ngo ufite umugore w'ikigoryi, ukamwita igicucu mu bwonko, ukamubwira ko dakomeye mu mutwe, ukamubwira akakwihorera. Umunota wa nyuma iyo agiye kukwihoreraho, ashaka kwihoraho n'isi yose ikabimenya. None ukumva aravuga ati ye baba we, wa mugore wa runaka uzi ibintu yakoze, uzi ibintu yakoreye umugabo. Ariko wakwitekerezaho nawe uri umuntu utekereza ukavuga utumva aranyishyuye. Ubwo rero niyo mpamvu mba ntekereza ko nabwira abantu ngo tubane neza, tutabangamiranye. Ntubwire umugabo wawe nabi, nawe wa mugabo we ntubwire umugore wawe nabi, kuko bya bindi byose umubwira arabibika ahantu. One day azabikwishyura. Baravuga ngo woman is obuzoba, it's like black body radiation. Tugenda tugana ku musozo. Uri umuntu wagiye utanga ibitekerezo byinshi kuri Annette Murava ndetse n'umugabo we Bishop Gafaranga. Twanaganiriye inkuru zacu zibara agatogo kugira ngo abantu badukurikiye buri wese agende akura make. Tunaganira ku witwa Miki, bivugwa ko izi saha ari mu bitaro. Bamwe bakavuga ngo ni depression yagize bitewe n'urubombe uwitwa Regis yamukubise, ndetse n'uwitwa Annette Murava. Bamwe bakavuga ati baramuka bafunze umugabo we uwitwa Annette Murava ashobora kwiyahura cyangwa akajya mu gihe cy'agahinda gakabije bitewe yuko n'isi yose imutera umugongo. Abamuri hafi ni bakeya, ati n'ikimenyimenyi babaye bamuri hafi ngo bamugira inama yo kuza ku rukiko yambaye nk'ababyeyi, apana kuza yambaye ipantaro anahetse umwana. Ni iyihe nama wagira abo bantu bombi bari kwitirirwa amadepression bitewe n'ibibazo bishyizemo, abantu babashinja bati nimwe mwabyishyizemo? Mereye kuri Murava, depression yamaze kuyigeramo.
kuko umwitegereje uko namubonye ku rukiko n'agapantaro yataye umutwe ubona agira atya azengagira yongera agaruka acaha yongera agaruka afite depresiyo yateye ibuye ku karere atabizi hari igihe imijinya y'abagore idukoresha ibintu bibi ukicuza igihe cyakurenganya kujya kugisha inama RIB cyangwa one stop center byamuteye depresiyo biviramo gufungwa kwa gafaranga na n'uyu munota yagiye ku rukiko azi ko wenda ari bumutahane ntiyamutahana inama namugira rero ni ugutuza akagenda agapfukama imbere y'igitanda agasenga Imana akayibwira ati Imana rero muri iyi minsi 30 bafunzemo umugabo wanjye ngirira neza ume kwihanganira ibyo mpura nabyo kandi ufashe gafaranga hafungiye basi iminsi 30 nirangira bazamurekura atahe mu kiganiro mperuka navuze nijye inama namugira nuko yafata urupapuro n'ikaramu ubwe akandika akavuga ati ibintu byose navuze ku mugabo wanjye akishyiraho amakosa naramubeshyeraga akandika agasinya akarujyana ku rukiko ubwo bazagaruka kuburanisha agafaranga bagahera kuri rwa rupapuro yanditse akemera akagibwaho n'icyaha ariko umugabo agafungurwa Miki nawe rero yabaye nyirabayazana w'ikibazo cye niba yarazi neza ko ari igihe ukundana n'umuntu ukamubwira amabanga yawe yose niba yarazi neza koko yafungishije nyina kubera gucuruza urumogi akabibwira umukunzi we nicyo yagombaga kumukubitisha bakimara gutandukana akavuga ati n'ubundi uri umugore udashoboka na nyoko kubyara waramufungishije si ngewe wari kugushobora niyihangane aho aryamye asaba Imana kumukiza yakira ubuzima bw'urukundo rwe rushya narwo rutamucika kuko ejo bundi uwo agana we nashyira ubwenge kujya agatekereza uburyo nigeze kubivugaho yise Regis Mbobo kandi bari inshuti akongera agatekereza uburyo yafungishije nyina umubyara azavuga ati okay nanjye nimpura n'ikibazo n'umugore azamfungisha utararetse gufungisha nyina si ngewe yasigaza usanga nababuze urukundo rwe ibyo nabyo byitegure namugira inama yo gukomera umutima kandi akirinda ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga yego ni umukinnyi wa filime ntago ari ngombwa gushyira ubuzima bwawe bwose hanze ngo nuko uri umukinnyi wa filime nakine filime zimuha amafaranga ariko iby'ubuzima bwe bwite abyihorere example nko gufata umwana we yabyaye yibyariye akamutwita amezi 9 akajya kumukinisha filime ahinduka inzoka kiriya kintu cyarambabaje umwana atari uwanjye numva agahinda karanyishe numva ndababaye si nibyo gusa byo guhinduka k'umwana kw'inzoka ziriya filime narazikurikiye ukabona akana karimo karagenda mu muhanda ngo bakibye bakabuze gacaracara mu muhanda ejo nabi nk'umuriya mwana akabona ukuntu bamucaracarishije mu muhanda ngo bamubuze imodoka zimukatiraho za puranka twavugaga azavuga ati nta mubyeyi nari mfite namugira inama kandi n'abandi babyeyi bose bafite abana bakinisha amafilime bitonde mu byo gukinisha abana babo amafilime babakinisha ibintu bizima ko mu Rwanda nibyemewe kubera ko umwana ngo abataramenya kwifatira umwanzuro ibyo rwose ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza nibakinisha umwana uzi ubwenge w'inkumi uzi kwifatira umwanzuro avuga ati igihe kindacyemera ko munkinisha Imana iguha umugisha abantu bakeneye nomero yawe bajye kwa Mamanana Official barabona nomero ye amazina ye nyakuri muzahita muyamenya bashaka kumugisha inama kubyerekeranye no kubaka ingo muzamugane mwumvishe ko afite ibitekerezo byiza ni Pastor Fanny Official Mama Mignon Official na Mamanana Official ndetse na The Blessed TV 7 nyuma hano hari Muvunyi ndetse na City Hunter mukomere cyane n'akanyenyeri bagakande nta kintu bitwaye iki kugakanda murakoze cyane kunsabira